Haleluya. Amen. Nisashimwe. Nitwa Mutarambirwa Jean Pomuseni. Amuhagarariye umwanya w'itorero ry'Imusha. Haleluya. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhana umugisha. Amen. Mpagarariye korali mucyo wabizera. Nkaba nitwa Mbarushimana Olivier. Iyi korali mureba yatangiye kera. Rero nka studio yadufashije murabona uko tungana uku nguku kugira ngo dufate amatike twerekeza i Kigali n'urugendo rurerure, ariko turashimira Amiel Pro yaraje aratwegera aradufasha muri audio aradufasha muri DVD rwose Imana igimuha umugisha. Aha ndabashuje cyane mwebwe mwese mudukurikiye kuri Amiel TV show. Nkuko nababwiye ko ngiye kujya mbagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane abakunzi ba muzika ndetse n'abakunda kuririmba cyane cyane indirimbo za gospel. Uyu munsi rero twasuye korali yitwa Umucyo w'Abizera, aho bita ku itorero rya Musha ndetse mu ntara y'ivugabutumwa ya Nyarubuye. Iyi ni korali nziza, ni korali mbona bambaye neza, mbona bakeye. Rero nagira ngo muri kano kanya babaganirize, ariko mbere na mbere barabanza babibwire, ngire ngo barabanza baturirimbire, tubanze twumve koko ari abaririmbyi. Nimudufashe muturirimbire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Inkuru y'urupfu rw'Umukiza iteye amayobera n'urujijo, ariko iyo umwuka kugezemo ubimenya byose uko bingana, umenya iby'inama y'agakiza kugeza ubwo avukiye mu kavure, nubwo bamwishurwa rupfu rubi, ariko ubu Yesu ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima, nubwo bamwishura urupfu rubi, ubu yarazutse ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima, nubwo bamwishura urupfu rubi, ubu yarazutse ni muzima. Wow, muraririmba neza cyane, ngire ngo mwabiyumviye uburyo ari korali iririmba neza. Ni korali irimo abantu bakuru bashesha kanguhe biyemeje gukorera Imana. Ngire ngo rero mwabiyumviye, ndagira ngo rero mpamagare umuyobozi wabo yigira imbere, abanze atwibwire, hanyuma yibwire n'abantu bose bari kudukurikira. Perezida, tambuka wigira imbere wibwira abantu bari kudukurikira muri kano kanya. Haleluya. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhana umugisha. Amen. Mpagarariye korali mucyo wabizera. Nkaba nitwa Mbarushimana Olivier. Iyi korali mureba yatangiye kera. Yatangiye 1999. Iyi korali rero twagiye duhura n'ibirushya, ariko kubera ko twiyemeje gukora umurimo ntabwo twacitse intege. Intego rero ya korali niyo kuvuga ubutumwa bugakwira ku isi hose kugira ngo Yesu abone agaruke. Dufite ubutumwa bukora ku mutima, abantu bazadukurikira bifuza gukizwa n'ubwo butumwa bazakizwa rwose. Ibyo byo ndabijeje kuko Yesu ni muzima. Amen. Haleluya. Arakoze perezida, rwose abivuze neza ngo Yesu ni muzima nkuko indirimbo yanyu ibivuga. Rero ndabonamo umugabo bigaragara ko ashyitse, kandi ndatekereza ko ari we muyobozi w'itorero mubarizwamo. Nagira ngo rwose atambuke hano yibwira abantu ndetse anadusobanurire iby'iyi korali ayoboye n'impamvu zayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nisashimwe. Nitwa Mutarambirwa Jean Pomuseni. Amuhagarariye umwanya w'itorero ry'Imusha. We rero iyi korali yabaye nziza, ivuga ubutumwa igihe kirekire, ariko muri iyi ntara yacu y'Iburasirazuba bw'Amajyepfo y'u Rwanda, iyi korali irazwi, ariko yari yaragize ibibazo birebire byo gufunguza DVD nk'iyi ngiyi, gufunguza indirimbo zigaragara. Twari dusanzwe dufite indirimbo zitagaragara,
ariko ubu ngubu biteye intambwe ikomeye cyane. Ndabasaba rero namwe ubwanyu kugira ngo muhe inkunga y'amasengesho kandi mwifashishe n'ubufasha bundi kugira ngo ubutumwa bwiza bugumye kwamamara mu isi yose, hanyuma dutebutse kugaruka kwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ni mu itorero rya Musha, intara y'ivugabutumwa ya Nyarubuye, Firidi y'Amajyepfo y'u Rwanda. Murakoze kandi murakarama. Umuyobozi rwose arakoze mu ijambo rye ryiza nk'umuyobozi koko. Iyi korali rwose irashimishije kandi iranejeje. Bigaragare yuko rero iyi korali inashyigikiwe. Niba umugabo ungana gutya, ndabona ari no mu zabukuru, afite ibitekerezo byubaka, yemera kuvuga ngo iyi korali ngomba kuba hamwe nayo. Rero ni korali ishyigikiwe. Ndagira ngo rero mbabaze, wenda mumaze gukora indirimbo zingahe? Mwasohoye audio ko nuko umuyobozi avuze ko murimo mugiye gukora video, mufite audio zingahe? Mugerageze mutubwire ibyo. Icyo kibazo ndakibaza ushinzwe iterambere, nigire hino. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Dusabe Yvonne, abandirimba muri korali Umucyo w'Abizera. Twasohoye audio iriho indirimbo 10. Ubu ngubu tukaba turimo gutegura DVD igomba kujyaho indirimbo 5. Urakoze cyane. Mwamwumvise, aba ni abantu baririmba mu njyana yabo y'umwimerere, ntabwo bigana amakorari ngo bararirimba ngo nk'ubugingo bushya cyangwa se ngo bararirimba nka Ambassadors cyangwa se nka Yesu araje. Oya, bo baririmba ibyabo by'umwimerere mu magambo yabo meza no mu ndirimbo zabo nziza. Ngire ngo wenda muzagerageza kumva indirimbo zabo zirimo amagambo akomeye kandi zifite injyana ishobora kukugeza ahantu. Ndakurarikira rero aba bantu kubakurikira cyane, ndetse no kuzakurikira indirimbo zabo kugira ngo nawe zizafashe umutima wawe. Ndakomeza kubabaza, ngire ngo mwakoze audio, uyu munsi murimo murakora DVD. Mbese ibyo bintu ntabwo byaba byarabagoye? Byagenze gute? Nimudusobanurire, mutubwire uburyo mwakoze audio. Hari amakuru mfite yuko studio yabasanze iwanyu, mwatusangiza kuri ayo makuru, ndetse n'abandi bose bakamenya ibyo byiza kugira ngo nabo bazajye bagana izo nzira. Mu by'ukuri urebye urugendo rwa korali Umucyo w'Abizera kuva yatangira kugeza ubu ngubu ni urugendo rurerure. Abaririmbyi benshi, hari abo twatangiranye batarimo, hari abagiye bavamo, turi na benshi cyane, hari abadahari kubera impamvu zitandukanye. Yego. Ariko uyu munsi wa none icyo dushimira Imana ni uko uru rugendo turutangiye rero mu nzira zigoranye. Mu gusohora audio twayisohoye mu mwaka washize, nabyo byari ibintu bitugoye, ariko dusaba Imana ngo tubane idufashe tuzabashe kubigeraho. Twabigezeho rero kandi Imana yaraturinze, dutegura kuzagera kuri DVD. Uyu munsi murabona ko twayitangiye, turashima Imana. Icyo rero nka studio yadufashije, murabona uko tungana uku nguku kugira ngo dufate amatike twerekeza i Kigali, ni urugendo rurerure. Ariko turashimira Amiel Pro, yaraje aratwegera, aradufasha muri audio, aradufasha muri DVD. Rwose Imana igimuha umugisha. Urakoze cyane, ubisobanuye neza. Ngire ngo abadukurikiye barabyumva. Nibyo koko dufite studio iri mobile ishobora kugenda igafasha abantu, ikabasanga mu rugo batiriwe bafata amatike ngo baze i Kigali, ndetse no kubafatira video tukabasanga tubegereye kugira ngo ibintu tubyoroshye. Rero ndabasaba kugira ngo mugane Tech Star Studio, ikorera ku Gisozi. Hanyuma kandi iyi korali muzayishyigikire, mu minsi mikeya indirimbo zabo ziraba zigiye ahagaragara. Muyobozi, Perezida, hari ikindi kintu warenzaho ku by'iyi korali kugira ngo dusohoze gahunda? Icyo nasaba gusa, turasaba inkunga y'amasengesho, kandi turasaba kugira ngo ibi bihangano bijyanye n'ivugabutumwa muzitabire kureba izo ndirimbo, kuko zizabafasha mu buryo bw'iby'umwuka. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Reka rero dusoze tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Amiel TV Show, mukomeze mudukurikire, mukomeze mukore subscribe, ndetse mukore na comment. Turabakunda. Imana ibahe umugisha. Amen.